Kerera hanga amariki. Babaje gusabiriza parike. Babaje kugera gute? Gusabiriza. Hello, when I kundaga. Nuko urwo rukundo rutakiriho. Ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana umva nako urabona. J'ai une question à te poser, écoute-moi Anna. Nimba uzi ubwenge uhitemo uyu mwana cyangwa uhitemo iwanyu? Nge ndashaka umwana. Ushaka umwana? Uzamutungisha ikiza? Ndashaka umwana wanjye ariko ahubwo ujye witwara neza. Amasaha yose uri ahangaha. Ndasura umwanya wose uri ahangaha ntabwo wari ukuriho. Sinzi imbabazi uzi umwanya maze ahangaha hanze. Ubundi si urimo urahengereza. Urimo urahengereza. Ese nk'ubwo ubuhengereza ibiki? Keri. Kerera hanga amariki. Babaje gusabiriza parike. Babaje kugera gute? Gusabiriza. Wajya umbabare ukabwira uriya mukozi akagendera ku murongo. Ni gute nsona nkasona umwanya uzi umwanya nasona uzi umwanya magazi hari. Ngiye ibaze ko ntabyo nanubwo nari nsikari hari. Sanze ari barahengereza. Ngiye ndumva nshaka kuruhuka. Nubwo uzigenda mubwiye ati genda ujya gukingura nta kinyumva ntagira nimba bari mu biki. Ariko nkabara ubundi baba barabakuye hehe bajya kubanzanira. Nese Keri nibiki yarahangara. Yaraje gusabiriza byibaye wawe. Sinabwo wari umwumbuye yaraje gusabiriza. Asabiriza iki? Bibareka ariko urabayobewe. Hejuru y'amezi angahe yose ashize nanansuhuze. Hinjira nanansuhuze. Nese ko mbona ubundi mwatonganaga nibi. Nyine nibyo byose. Asabiriza gutya gusa ngo mama amafaranga imibiki. Ngo ni nyina wari umutumye. Se. Okay. Umuhungu arabacenga gayere aramukata arabakata igitego ko ntabwo mbawogiye Ntabwo ngara umuntu. Sinabikubwiye. Akazakere ugira uwe muzimu koko. Mama we ukuntu wari wandakaje ariko narandi umva noneho ngarutse muri mudu bigenda biteze. Ibyacu byasubiwemo. Imana iratwibuka. Kubwira ngo reka njye kwitaba Vanessa. Sha nawe nyine vuga vuba vuba inkuru nyine z'iryo cy'amaro. Reka bamusitse. Vanessa ati wa muhungu we ndatwite. Ndatwite. Nyine ndayandi. Umuhungu uzi gutera inda muri Kigali Keri. No, ikizi. Umva. Nabikoze nikinira ko akundi. Muraho ku ruhande. Keri ararwaye. Keri ntavuka. Keri ntatereta. Umuhungu nikorera utuntu twanjye. Igitego. Ntabwo mbaho. None ko uzi ikintu kibabaje. Allez. Mon ami Mutugudu. Comment? Burya. Nice. Burya wowe kanye squad. Twogera mu nzira. Oya, huko. Wait. Yeah. No, niyo bansaza barasanza. Umeze neza. Umeze neza? Chameze neza bana. Buriya duhe rero, nafite gahunda kuza kugushaka nimugoroba. Ejo bundi nataye telefone yanjye bituma namba zawe zitakaramo. Ese ubwo uracyajya telefone?
komera ko warakubiswe ase uracyataha wasinze urakafite umbaso waje kubona akazi se shakaze hari akarakana rimaze hepfo muri majibo ndi gukora kukudekanara ariko ndi kubona kari kugenda nabi muri umudugudu hajemo amaje rwose buri hamwe epfo gutyo sibwo kubera kubeshya kwawe rero maze kubibazo urabona ngiye nyoboye umudugudu nkayibera ko majerwa ikoreramo hano ibyo ni ibintu bishya abakobwa hariya n'abana kugira ngo bakwizere ntukazubimbwira ganyumva neza rero ibintu byose byawe ubona ari ukubeshya se kubera kumva ko ari ukubeshya abakobwa gusa ntabesha mu bindi bifitiye umumaro ubundi abakobwa we mupfiki barera mubwire bamwe ibindi tubireke katuganira ibyunguka hari opportunities zakazabonetse umurenge wacu nanjye ndeba urubyiruko mfite rudafite akazi ngutekerezamo si wumva reka jye mbashaka ko tubana gutyo ese wajya ubaha abakuru byose ugaca umuntu mu ijambo kandi ubu nakwihora nkigendera oya ariko nawe ntukajya urakara nk'abantu b'abana kame umva rero ariko ngo mbihishe ibihishe iki ngo mbihishe kandi ngo mbihishe none se ari kumva ko ibyo bintu wabigira ibanga ariko bishoboka se njyewe kandi mbyara abaturanyi nabyaye none batwirukanye ngo ndifite ngo amezi 4 umva nkubwire ahubwo iryo banga yo kukubwira ngo bike tugiye kuri byaza gutya hahiye we turetse cyo gutega tuzabuka ngo rete mbivuge ndakubwira sira hano inzara yaranyisha amagambo aba menshi aya ntekereza noneho nsubira kwavanira muterete nsubira kwavanira Bigenze gute inzara iranyica imitome ba myinshi none ngo nateye inda ese Vanessa ari hihi ibi bintu ko tugomba kubiganira turi kumwe Vanessa yagiye ku kazi kandi abitwa n'igihe yararayo ariko nangiye inkuru ariko mana we ariko umva nkubwire nakoze list y'abasore badafite akazi n'inkumi ariko bafite amashuri nubwo amashuri yawe nyakimana amashuri yanjye urabitsine aruzuye hari utuzi twabonetse komite yabanje kwigaho bihagije nongeye ngusubemo ngo ravuze umuntu witwa Ale bamutindaho cyane nta kazi ashobora kubona bamutindaho cyane kubera imyitwarire yabo myiza cyane neza nakuryamyeho nkuryamaho baragoragoza bakwemera kuguha akazi ukiraho ngaho barinze no kugoragoza nagira ngo bapfuye kumva izina Ale akazi baravuga tuyu umuntu n'umuntu w'inyankamugayo bisubiremo baguhaye akazi ukazansebye oya nagusebye akame none komo ubwo rero genda witegure baguye akazi k'iki ko mu bishingwe mu biki pardon sinagomba jewe akazi ko mu bishingwe ntabwo mudugu ntabwo gahemba ntabwo gahemba ahubwo kora hasha ubundi kare kose ubundi je nabizuze kuzantungura umuhungu nkaca igitego ngo agomba turakize birarangiye byataye ngo ni ubukene bye ngo nashaka ko ngo abantu ngo babimenya ngo nintuze ntashaka ko abantu babimenya ahubwo bakubwire keri yewe ahubwo uramwana amubyare umva nzaye njya kumusura niba ngombwa azimuka dusange hano cyangwa se twimuka tumusange azadushakira ahantu ho kubaheza reba papa w'umwana ntabwo abana batana ukuntu umwana atakura atari kumwe na se hari agakayaga abahungu tuba duhereza abana papa mwana meze papa bimeze gute ntabwo mbona nkubwira iyo bigenze gutyo numva yimba wita no kuri nyina keri reka nkubwire kubera agiye gishima mfite muzikire nkubwira mbabara nkora ikintu kimwe bara nkihobera ariko urabyibuka nshuti yanjye wese ngira nguhobere ibungu yo mama ungora yubuzi byatari papa ubu ni papa cyane papa umugabo wa Vanessa kazi ko mu bishugwe uragasuzuguye nome comme grand fruit t'écoutes grand fruit grand fruit n'umuntu yabonye amanota menshi meza jewe nkaje moi ababonye amanota menshi meza bicaye Butare SFB Kiste n'ahandi atandukanye ntabwo ari inzererezi ntabwo ari mutubari nk'awanga first class jewe n'ubishingwe moi
ale ça ne voit pas ntabwo bishoboka binginga urumva ariko ureka nkubwira akazi karahari uzaza ugakora cyangwa ukareke urumva nimwe nari nanakugira itajya uranyumva neza akazi je nkwiye ariko murarinda akazi je nkwiye nako kwicara mu bazi utekereza ko twabiro twari duhari kuki batagaye bo bakagaha uramwana no kwasenga so bagahaye zira ruswa se mutwaga mugenda mwangiza umwana n'ibindi bintu bikurambye discipline iragaragara uruhare rwo ruragaragara itabira umuganda urumva woraza umuganda nari umuganda iki gikorwa cya leta nga ugitabira na kimwe abantu bose biruka abakobwa biruka baterwa amada wowe bigiramo uruhare ko utabikemura na siporo ari siporo umuganda ariko urabona ko umuganda ari wonyine uhangayikishije ikigo urabona ukuntu ameze nawe aziko nta nako nshaka ni uzaza ugakora cyangwa ukareka ubundi ubona ngo muraza ngo washatse gukora uzaza wowe nzoje no kona ngo ruswa gusa urabona cyangwa shina umudugudu sina wajugira ubwenge buzifatika toka kule tenda aranyigishije wowe twarike gusa uzuneke mu mudugudu wawe unabona kwaza gero kubama si wowe wicaye mu nzu igihe cyose siko ninzi ko waryamye twasuhuza se mu kahe turi kumwe ubu amasaha ashize ugiye ubu twari turi kumwe ntabwo mva nkubwire business igenze neza ninde ko manze banza usuhuze suhuza sava umeze neza I'm fine ntabwo mva nkubwire ibyo nyine ngiye kubwira rega impamvu mba nagusohoje si uko nagukunda ahubwo ikibazo amafaranga yabaye menshi mu mutwe wanjye kandi niwe wabinshyize nuvuga ngo amafaranga yabaye menshi ugiye kunyibagirwa si wowe se wanshyize mu bintu bya business wenda ntabwo nari mbirimo none se ngiye ko nari mbirimo no kwibagirwaga ngareka mu byo nashaka kubwira wa muntu yimvuye kureba nyine turahuye kandi bibaye success. Wow, congratulations. Ambwiye ko nzajya supplyinga ibintu byose mbonye mu masoko agera kuri 15. Oh my god. Prestation c'est ko mbono aso. Ariko ibi ni umva rero nkubwira. Ndimo ndabona noneho wishimye. Ndere kandi ugiye guhindura mode y'umuntu. Cyangwa nuko mubwiye iby'amasoko ko natsindisa. Ukunda amafaranga ko? Ntago nkunda amafaranga ariko nyine iyo umuntu abaye successful numva nishimye cyane. Ariko nyine iriya mode wari urimo ntabwo ari nziza. Ntabwo ari nziza habe naga. Nasohotse kubigarura. Niba ari keri nabonye babishyizemo ubundi ntabwo nigeze mu gihe nsubirire. Keri yari yaje hano gukora umuntu amezi ashize arangaye yose. Amezi ashize agera muri 6 aje musanga hari turanahuye ntabwo nsubira. Mbwira bimeze bite n'icyo arimo arareba. Shobotse tugasembura intsinzi uzanye ibi ngibi ukabireka. Se kuki udashobora gutuma nishima reka nishime ibi byo bishyire ku ruhande yaraje gusabiriza hano kandi naramwirukanye nagazaga gusabiriza. Umunsi wose wiri mu mutwe wawe utaka. Wabiretse ko nyine mbitsobanurira nicyo kibazo. Nese wanyizeye ukabyumva yaraje gusabiriza asho stress ngo bagiye kwicwa n'inzara ngo mama agiye kwicwa n'inzara ngo ntibakibona ibyo kurya ngo biki nyine uranze. Rero numva birambabaje ariko nta kintu nabamara ntabwo namufasha. Rero bizihoreye waretse bikareka kutwangiriza umwana twatubonye wo gusurebwa intsinzi yawe. Watekereje ku ntsinzi yawe ukareka gutekereza kuri barabara. Ndazikaze. Shireba ubundi niyo muntu nziza. Barujya bareka ko buryo watwinjire mu buzima birapfa. Ça va? Oh, Vanessa, ça va? Ça va? Bien. Vous êtes là? C'est vite. Nziza. Ubona wakonje? Nta kibazo. Ukwera klima cyangwa n'ibindi bibazo? Nta kibazo.
Vanessa, ndi umuntu mukuru w'imbeshya. Ni ikihe kibazo ufite? Ikibazo mu rugo ntabwo bimeze neza. Ntabwo bimeze neza, ahantu twabaga baratwirukanye. Ubu ngo dusigaye twibana na wa musaza wacu Keri ku kazi baramwirukanye, nta kazi afite. Nanjye nabonye akazi kagoranye cyane, barankoresha cyane kandi nta nubwo bampemba amafaranga menshi. Ahubwo nyine uko nagiye nshaka kubikubwira kenshi ariko ukanga kubyumva. Ariko ndashaka ko basi wumva basi aka kanya wumva basi rimwe gusa, sibyo? Nyine mfite projet nshaka gukora ya film. Kandi yanyungukirika mu mafaranga menshi. Urabona hano mu Rwanda ntabwo haraza abashoramari. Kandi mbona ufite ubushobozi wamfasha. Filime? Filime nyine, filime bisanzwe. Ariko uzajya ukinishamo abandi bagukinira pano yo gukina. Ugize ngo ngiye nakina nzajya nyine. Oya ntibishoboka. Wowe ugakina filime? Gazikina hari ikintu se bitwaye? Ubu nawe nkajya nkubona uri kurya ibigori mu muhanda ngaho ngo wasimbutse ibi. Biriya nibyo bintu ugiye kujya gukina umuntu ibaze umuntu nkanjye. Kandi na mama nta kazi afite nyine, ahantu turi ntabwo tubayeho neza, turahangayitse, ubuzima burakomeye buragoye. Kumbi n'ibyo ngibyo. Ibyo narabyumvise, narabimenye. Ejo bundi hashize n'indi iwanyu naje kuri bari mwimukiye. So naganira na mama wawe rero byinshi yarabimbwiye. Ahubwo natungwe ngo Gael kakana mwatoraguye gafite ibibazo mukagafasha. Amafaranga mfite n'ubushobozi mfite nkagira umugabo bakajya ncaho ngo kakagabo gakina muri filime ngo kari kurya ibigori. No. Ase kuki ugendera kuba? No. Ngendera ku bintu nkunda, ntabwo ugendera ku kuvuga ngo warunaka barabivuga. Oya, waburengereye. Numvaga ko ari n'ikindi kintu cyiza kiri big ugiye no kumbwira gukora filime. No. Kuki se uri kumva ko ari ibintu atari ibintu byiza? Urumva iyo ngiyo atari business yakunguka? Reka nayikinishamo abandi wowe ntukinemo. Kubera iki se kandi mbi? Ntabwo bishoboka. Ntabwo wakina biriya bintu, ntabwo byakunda buri concept. Bakabyisha inyuma y'ibi byose. Byaraturenze Gael uriya mama yamutoraguye mu muhanda, imbwa zenda kuhamurira, arwaye arimo aruka amaraso. Ariko niwe utwangaje bene kara kageni. Wabonye hano wasanze mama, niwe watumye batwirukana, niwe ibintu byose wabijambije, n'ukuntu mama yamufashe yenda nko gupfira mu muhanda. So Vanessa uko nkwitiye umwana ko umuntu udashaka kunyumva. Gael twebara umwana mubira urwego rukabye. Ni umwana mubi, nta nubwo nshaka keretse Vanessa, ibindi muri gucamo bibaho, ubuzima ni ups and downs. Nta bigoye ibintu bisubye n'by'akanya gato. Gael umusore mwiza, abantu bazamufasha bonongera abona akazi. Kandi nawe ngo akazi kakugoye ariko byihanganira. Ejo bundi uzafite akazi keza. So ubuzima buzongera bugaruke. Ahubwo mama yari afite impungenge avuga ngo usigaye umara iminsi 3 utaragera mu rugo. Ntangiye gutegereza ko wenda waba watangiye indi mico tutakumenyereye. Oya ni akazi kubera nanga gukora nabi ku kazi kugira ngo batazanyirukana, nayo mafaranga make twabonaga yo kwishyura inzu kuko bamemba amafaranga make pe. Nkibaza n'igihe tubura ibyo guteka tukaba twaburara, nkibaza niba no kuburana mukajya mu nzu se muburayi bari no kubasohora mu nzu. Navuga nzajya nihangana uko banegetse gukora nkore, ariko basi kwezi kurangire bamembe.
ninde se nawe bamwitabye se n'ubundi stress ntabwo ari we ahubwo se wanze ni akadress please ibagirwa ibyo ngibyo please ibyo bintu mbabari ibitekerezo sibyo kumuzanira amata sibyo ese bimeze bite ni byiza ko nkwamagara ntufate fone akwandikira ntunsubize ese urabyuka ko ntwitiye umwana ese undi guhora unyibutsa iyo inda ndabiyoye se ko ari iyawe uti iki aya vana ibintu aho ngaho mva nkubwire rero ushaka ibanga ko numva nshaka ko mu mudugudu babimenyera ngenda tanga itangazo ndatanga umva nkubwire oya ndabona ibintu by'ubwumvikane utabishaka ubu ngubu ndashaka 5,000,000 kuri fone. 5,000,000 akuzi ko kina n'amafaranga kuri jya utayatunze ukina nayo kwera ngiye nkagureza 5,000,000 ngo ntago bishoboka akukiri wajya ureka kubinjije wajya ureka kuba umwana gutyo ubibwira se ubibwirana reka kuba ntameze neza ntabwo umwana wanjye umva nkubwire ni gute wabyara umwana sister ameze neza ariko uzi ko umwana babyumva ari mu nda umva nkubwire sibyo mbabarira ndakwingenza ntuzagire umva ntibizanagucike wanasinze umva ntibizanagucike mbabarira ibi bigomba kubibanga umva nkubwire ubibwira nde bose ndababwira ko ubitiye umwana ejo atazajya bakubona ukataka utazabyara umwana mwiza mwana bakagira ngo nta nubwo ari uwanjye reka kurangwana n'uwanjye kandi rero ukuntu bikoraho vuba ko nkomeza guteseka umwana wanjye ari kubabarana bari mu nda urabizi utazamutera atazavukana bwacye ubigire vuba kabisa akora sazi ndimo kuvugana kuri telefone reka twerukana kera niyo mpamvu yesu we yaneruka nkiri igikara kubera ishuri nose banza umbwire wisiga ibiti cyahise hagatima keza reka akavuga kwafa ndi kukubona bameze utya iri zuba ni hatari sora basigaye gana n'akantu ko kubwira ni agashare uzigaye ugira kiryo oya ntago ari akiryo imyaka umuntu aba agezemo bari imyaka rega yo kwiyita Liza none wowe nawe ndabizi ngira uko bagenda wayinyuzemo rwo ahanitse yamakuru se y'imizi amakuru ni meza nari gukumbuye ariko se ale urabizi ko uri umwana mwiza umwana mwiza ibyo bintu ni ukuri genda bize pe ukuri hari igihe nicara nkatekereza batse ni gute umuntu w'umubyeyi atwita akabyara umwana agasohoka nyine akavuka agakura neza afite imico nk'iyawe ubundi jem usura muri no mudugudu wacu genda umwana mwiza cyane mwiza w'inyankamugayo from 0 to mvumbwire shaka indi business ukora iyo ngiyo no ase kubera iki ngiye ni gute ngubwira ibintu ngiye nshaka wangiza ukambwira ngo wapi kubera iki se gute ntago byakunda iki se kidakunda ntago nakinvestinga muri business ya film ntago byakunda nyine ni gute ushaka ko njya mu bintu byo gucuruza imodoka nkabiri wanjyanye mu simbikunda pe simbikunda niyo bangurira imodoka 200 naha numva mfite umunaniro naha numva nishimye ngiye rero kugira ngo mbe muri ubwo buzima ndajya gukorera business niyo nshaka njyewe ntago nyikwemerera ntago bishoboka ngiye ndi kurinda my pride kubera iki se ntago mbishaka ntago byakunda ntago bishoboka ntago ngiye nshyiramo amafaranga nishakire nyashyiremo no ubwo kireka nimushaka ko dutandukana Vanessa wambabariye ukanyumva sibyo wambabariye kuko ndakwinginze akungaburira shyano
uzi ko asigaye duhengereza akatwumviriza ariko abakozi babaye bate indese iryo kintu ry'umukobwa hariya ryari riri guhengereza ese uri none ageze anyumviriza mu bagaruka kanze ndakwira umuntu tuzirana wenyine kiriya kigabo cy'ibyamamare mu mudugudu nakoze mu mudugudu bufite ariko mu mudugudu nta nubwo ahuza n'abantu benshi da ibyo tubireke gusa ndagushimira ko yaguze kureba Vanessa mu rugo disi yasibye ukamubaza amakuru yaba ararwaye ukaduhamagara ni ukuri biriya bintu biranezeza cyane ko yatsinze neza umva ntabwo uri mwamufashije Imana iguhe umugisha hanyuma se we rero numvaga ngukumbuye cyangwa ko tunaganira ariko hari n'amakuru y'abantu bumva bashaka kumenya disi ese ayo makuru yabagaye Gael umwe w'inzobe mwiganaga wenda nzi ko wenda utabura amakuru n'amake ko nzi ko ugira urukundo cyane Gael rero ruriya rugo nyine nabone hakiri ruriya rugo ariko ndamenye gute se na Vanilla gusa nta makuru yabo cyane nzi ariko hari umukozi basigaye bafite umukozi hari umukozi nk'aba ngo ariko usibuze neza ariko urabanye neza nuriya mukobwa ni Vanilla cyangwa ntibabanye neza gusa byaturuka ko hari abana bose bitonda byaga rero n'umwana mwiza cyane na Vanilla kandi yaritonda gusa ngo ko bipfira ntabwo twashoye cyane gutindana ariko yarambwiye nyene yuko atari sawa kandi urabona ibintu byo umukozi amenya ibyo muri sala ubundi tere y'umukozi igarukira muri sala ibindi byo mu byumba na hehe ibyo bimenya n'umugabo n'ubuvumo bimenya imbeba bikamenya ariko gusa ntabwo ari sawa ese byamba baza barabanda bakunda cyane buriya rwose mbakunda urukundo ntawe rukundo gusobanurira n'abana bagiye kinyabupfura n'abana barezwe batabanye neza byambabaza ariko ngira ngo ni kubera imyaka nyangira ngo y'ubwana ariko buriya niba bakomeza kubana igihe bizashira cyaka tubyizera ndamakuru ya cyaki kera ameze neza ni ikigabo gitera aho ngaho kimpiri ubusa cyanze kurongora kirare wewe ndagata ariko wagiye nawe kera yacanga mu buzima bwe wamba bari ukazamumuhiturira koko umbaje we mureke uzamuze nawe cyumweru kimwe uzana ko nazamukuza nari umuntu w'umugabo urakoze cyane rero nari ngomba nyire ku kagari wamperekeza atibaze bamusubire mu kubwire neza ndabizi ko wanyumvirije ibintu byose niba amushyitsi n'andi kumwe nawe Gael azaramuka bimenya uzi icyo nzakora nzakwica Vanessa Free production nawe niba wumva warankundaga by'ukuri fata umwanya utera intambwe usange usindagize hoya darling mukuri ntago ufite nta ubuzima amakosa yanjye yose ndayemera